mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Hirwa yari amaze kubwira Robert umukobwa akunda undi yikanze ahera akafata mu maferi maze amapine akikuba. Reka n'ubundi nkuru yacu tuyitangiriye kuri aba bavandimwe bombi babiri. Robert arabanza akitegereza murumuna we akavuga ati numvise neza. Nangwa numvise nabi. Hirwa turajya ngo mbigusubiriremo nakubwiye ngo nkunda Allen. Robert ati ntibishoboka. Nizere ko utari kuvuga Allen wakoraga mu rugo. Kwanza Allen harya ubundi sagikora mu rugo ra? Hirwa ati oya amazi iminsi agiye. Batataye ko zubundi nabibwirwa niki naha amajoro mfite stress y'ubukwe. None se uri serious? Uri gukunda Allen? No way brother, come on. Nizere kuri kunyinisha ariko. Hirwa ati nkurikije n'uburyo meze n'uburyo natuje nago ndi mu mwanya wo gukina nawe brother. I'm so serious. I'm deep in love. Ndamukunda naranamusariye ahubwo. Ati ntibishoboka. Gute se? Byakujemo gute? Ndati byihorere. Ndamukunda pe. Batati nyine byaje bite? Hirwa ati nanjye simbizi. Sinzi uburyo nisanze mukunda. Uwambaza ubusobanuro bw'impamvu mukunda nanjye sinabubona. Gusa icyo nzi neza nuko mukunda. Robert ati sure. I feel you and I will understand you. Urukundo rw'ukuri nangwa se rwa nyarwo ntago rushobora gusobanura impamvu uri gukunda umuntu. Kuko ubaye washobora gusobanura impamvu ukunda umuntu urwo ntago aba ari urukundo, ahubwo haba hari ikintu cyagusunikirije gukunda uwo muntu. Uzi icyo biba bisobanuye se? Uyu ufite impamvu zo gusobanura impamvu ukunda umuntu ntago uba umukunda, kubera ko iyo mpamvu iramutse ivuyeho ntago wakomeza kumukunda. Ariko urukundo rwa nyarwo ntacyo rurebaho. Wumva ukunda umuntu kandi ukumva umukunda by'ubusazi ariko udafite impamvu nawe ubwawe ushaka kwibaza kuki mukunda. Nawe ku buryo yakubaza ngo kuki unkunda ukamubwira ati icyo nzi nuko ngukunda ibindi ntago mbizi. Noneho najya nakumva umenya hari ko kuri serious. Ariko ka ari nini na keza ya umukuye mu kazi ko mu rugo ukamuha imyenda myiza akambara, yaba ari umukobwa mwiza cyane. Hirwa ati hoya ntago yaba ari umukobwa mwiza cyane, ahubwo arenze kuba yaba ari mwiza. Ugize amahirwe yo kumubona atari mu kazi ko mu rugo nawe ubwawe wamukunda. Batatisha agenda ngewe nkunda miyamira. Hirwa ati ndabizi reka ngira icyo nkwereka. Agira ati agatangira kumwereka amafoto basohotse batembereye Allen yambaye neza. Batahera ko yikanga kavuga ati ngwiki asa n'uwihungiza kavuga ati ntibibaho. Ariko uyu mukobwa wagira ngo yariremye mbega ubwiza. Nose uyu ni Allen? Hirwa ati n'icyo utabona se? Urabona atari we se? Robert ati ndabona ari we ariko ntago ari Allen nzi. Burya bwose se
iyo yiyitaye hasa gutya ariko nkuko nabivuze ka ari nini keza ni keza bro ariko brother ngenda gushigikiye nkuri inyuma niba koko ari ukunda nkuri inyuma Hirwa ati ntabwo uzaho ikibazo kiri namubuze kuva yagenda sinzi amakuru ye Robert ati none se kumukunda wayi watumye agenda kuki wamuretse akagenda Hirwa ati yagiye ntahari yagiye ntabizi ntiyigeze nansezera Robert ati none se arabizi ko umukunda Hirwa ati yarabizi ariko naramubabaje ati waramubabaje mu buye buryo se wamukoze iki Hirwa ati Roba nari mfite ubwoba ko urukundo rwanjye nawe mu rugo mutazigera murushyigikira nararebaga nkabona mama ntago azigera byizera nango se ngabyemere nareba muzeyi nkabona nawe ntazabishyigikira nabikoze nzi ko urukundo mukunda rushobora guhera ko rurangira ariko aho kurangira nibwo rwiyongereye natangiye kujya mubabaza impano namuzaniraga bya hato na hato ndazihagarika kumwe namusohokanaga ndabihagarika ntangira kujya mubwira nabi byose yankoreraga ntangira kujya mbyikorera naramubabaje pe naramubabaje n'uyu munsi ndibuka namuteye umubabaro rimwe na rimwe nari nsigaye munyuraho nanamuramukije akazenga amarira mu maso ninjiraga mu nzu nkamurebera mu birahure rimwe na rimwe nkamurebera no mu marido nkabibona ko ari kurira kandi kubera njyewe hari umunsi umwe ndamubwira ngo nabyibagirwe ndamubwira ngo sinigeze mukunda Hirwa ati bivuze ko wagerageje kurwanya amarangamutima yawe mu rwego rwo kwirinda ko family yawe ishobora kubyakira nabi undi ati yego Robert ati yakoze amakosa umuryango ntago ari wo guhitiramo ukunda nta nubwo ari wo guhitiramo uwo muzabana wagombaga guhagarara ku marangamutima yawe uzi ikintu kizakubwira ko ukunda umuntu nuko uzamurwanirira mu bibi no mu byiza ukemera ko munyurana mu bimeze nk'itanura ryaka umuriro ukamufata ikiganza akagufata ikindi akahaba ku bwawe nawe ukahaba ku bwe mwembi mukarwanirirana ishyaka mukarwanirira urukundo rwanyu barushyigikira batarushyigikira barwemera batarwemera icy'ingenzi mwebwe mukundana nta kabuza mubigeraho kuki utangishije inama Hirwa ati nabonaga bizashira ntago nari nzi ko bizafata intera ndende nk'iyi ngiyi batati rero ushaka uwo mukobwa Hirwa ati ndamushakira ye kuko muvandi inamba yiwe yayikuyeho sinzi wabo sinamenya ngo ndajya no gushakira he sinzi n'akarere akomokamo nangwa se avukamo Robert ati rero jya kwiga gusenga Imana izamukugarurire kandi utegereza hari igihe kizongera kibahuze Hirwa ati baze ko na mama ari uko yambwiye Robert ati ndumva byafashe indi ntera na mami wabimubwiye ndati hoya naciye ku ruhande nsa n'umutera story mubwira ko ari undi muntu gusa nawe nuko yambwiye Robert ati rero reka mbanze nkora ubukwe nzagufasha kumushaka ahari turebe ko twakongera kumubona iminsi iragenda ikicuma
indi rwose igataha. Ubukwe bwa Miyamira na Robert bugera gutya bukaba, ndetse rwose bakabana neza, ubona urukundo ruhari ku mpande zombi. Hirwa nawe akomeza gushakisha Allen ariko akamubura. Allen nawe ahaba ari akomeza gutegereza Hirwa ariko akagera aho ngaho akarambirwa, akabona n'icyo gihe ngo yibagirwe Hirwa. Telefone yaba yarayikuyeho burundu ngo arebe ko yamwibagirwa. Ku rundi ruhande Evan nawe bamaze gukura, ageze mu myaka 17 18, we na Tania baba bamaze gukura. Sasa reka twigire kuri Evan. Evan aba ari guteka. Maya akinjira akamubaza ati ariko se Eva ntabwo urahisha? Undi ati mama ndacyatetse ariko hari mu kanya biraza kuba bitunganye. Maya ararakara akamukubita urushyi rwiza. Evan ati mama mbabarire natinze, basi reka mbigire vuba. Maya ahera akabwira Evan akamubwira ati ariko wa muhungu buri ikigeragezo pe, uhereye mu buto bwawe warangoye, none naho umariye gukura wagira ngo neza neza ntabwo utekereza, ubundi ugira ubwonko butekereza. Evan ati ariko mama mba nakoze imirimo ivunanye, nabyutse ndasimura kandi reba iyo nzu yose ukuntu ingana, wamaye imyenda ndagufurira kandi nagombaga no guteka, urabizi akazi kose ko muri uru rugo ninjye kaba kareba. Mama nabura ntago wanyihanganiraho gatoya? Maya nyenye nta soni, nguhaye iminota itarenze 5 uraba utaratunganya ameza, njye nawe turabarana. Ahera akagaruka mu nzu agasanga Tania yari yamuhamagara, aritaba akavuga ati karame mukobwa wanjye. Tania ati mama uraho? Ndi mu nzira ndiyo ndataha. Ndaturataha ujya he? Tania ati mami ndabukumbuye. Ese ubu mama ubu yituze ntiyabaye ikigabo, ntiyabaye umuntu mukuru? Ibaze ko nanjye nakuze, reba iyi myaka yose maze ntamubona nawe atambona. Disi mama ndamukumbuye, ndumva nshaka kwitahira. Maya ati yewe gumayo, ubundi wagumanye na nyogukuru wawe. Tania ati mama ibi bihugu byo hanze rwose njye maze kubirambirwa, ndumva nikumburiye mu rugo. Erega mama wibuke ko wanzanye hano utangishije inama. Maya ati ariko niwe waneshaga umutwe. Tania ati mama ndabizi byose wabikoze uri kugira ngo ntandukanye na Evan, ariko n'uyu munsi ndabona udashaka kunza kumureba. Ibaze ko waje kunkura ku ishuri gitaraganya, ntiwigeze utuma nyura no mu rugo ngo nanamuramutse, ohera uko njyana kuri airport. Dore imyaka yose maze, mami maze gukura, ndumva nshaka gutaha. Maya ati ariko wagumyaho, uraza gukora iki? Gumaho nimbishaka nzakubwira uzi. Aho ngaho hari icyo wahabuze?
hari icyo waburanye ababyeyi banjye, hari icyo waburanye ba nyoko wanyu, hari icyo waburanye ba anko bawe. Tani ati mami please basi mbwira, basi mpereza inamba Evan akoresha, nango se mume tuvugane kuri telefone. Ibaze ko na dadi tuvugana namubaza ngo how is Evan, akambwira ngo mbaze mama. Ase mama mwaretse kunyina agapira, nkumbuye musaza wanjye. Maya hera kamukupa akitotomba akavuga ati yaba waruzi ko ntatuma wongera guhura na Evan, uzaguma aho ngaho nushaka uzahashakire n'umugabo, ariko sinatuma wongera guhura na Evan. Ahera ko agaruka kureba Evan ngo arebe ko yasoje gukora ibyo yagombaga gukora. Maya abakozi bose bayarabirukanye, Evan ari usigaye ukora akazi ko mu rugo. Agira cyo agasanga n'ubundi Evan aracyatetse, umujinya mwinshi aramukurura akamusohora akamubwira ngo icara hasi. Evan kuko aba yubaha mama we ahera ko yicara. Azana ibafu yuzuye amazi akamumenaho, ubundi agatangira gukubita. Ituza aba yarabaye nk'igiti, arareka mama we akamukubita, nta kubuja nta kurira. Maya ati dore uko cyabaye, nakana ko nagasuzuguro, nta no gusaba imbabazi. Evan ati mama, uri mama wanjye warandeze uhereye mu buto bwanjye. Kuva nkiri muto narereshejwe inkoni zawe, ni kenshi nagiye ngusaba imbabazi ariko nta na rimwe wigeze uzima. None se ubu urazima ari uko nkuze? Maya cyumva ayo magambo ahera akagenda. Akimara kugenda yumva hari abakomanga. Mu gukomanga arakingura, mu gufungura agasanga n'abana b'urungano rwa Evan. Arabaramutsa ati kandi ko muje hano? Abandi ati twari tuje kureba Evan ngo tujye mu myitozo, dufite match ejo bundi, kandi Evan niwe muhanga dufite, tutamufite twatsindwa. Evan adahari nta kintu n'iki na kimwe cyakorwa. Amaze iminsi ataza mu myitozo, twari tuje kumureba. Maya ati ntawe uhari, ikindi mugende munamwibagirwe, ntago ibyo bintu byanyu azabigarukamo. Ahera kanabakingirana bikabashobera, araza n'umujinya mwinshi agahera ko yinjira mu nzu, afata godiyo za Evan mu burakari akazitwika. Azitwika ari kumubwira ati harya baragushutse ngo uri umuhanga nka so? Harya baragushutse ngo uzavamo umuntu ukomeye kurusha so? Dore noneho ndazitwitse, ndebe icyo uzongera kwiratana. Ituze byose arabireba ariko akituriza, nta kintu n'iki na kimwe avuga. Aramureba akabyihorera akamubwira ati mama, niba ari byo byampesha amahoro
niba ari byo byatuma base ngira agaciro imbere yawe, niba ari byo nabura byatuma unkunda ukamfata nk'umwana wawe, ukamfata nk'uwo wibyariye mukuri, basi ntago nzongera gukina umupira, ndawuretse. Ariko ahari wishime, ariko ahari ureke kuntoteza, kuko erega mama utuma nibaza byinshi, utuma ntekereza byinshi, nkibaza ese ko kuri mama wanjye wa nyawe? Mama ntujya utuma hari ahantu njya. Ibaze ko wankuye mu ishuri, sinigeze niga, sinzi gusoma no kwandika. Ibaze n'izina ryanjye ko nshobora kuba ntazi kuryandika, nakongereza gakeya mvuga nuko nako numva n'abandi, ariko sibyo mvuga ntabasha kubyandika. Ese mama umpora iki mu by'ukuri? Mama unyangira iki? Babarira umbwire, unwite hari ikintu kibi cyaba cyarakubayeho? Ese wanwise by'impanuka? Ari yaba yaraguhemukiye igihe wari unwite? Byakugendekeye gute? Mama uranyanga kuva nkiri muto, mama urantoteza, why? Basi niba byatuma unkunda, mbwira ibintu byose ushaka ko ndeka, ariko ntabura unkunde. Maya ati keretse upfuye, icyakora upfuye nagukunda. Ivana ahera ko yiganga, avuga ati mama urumva ushaka ko mpfa? Ese mpfuye ntabura wagira amahoro? Wanandukanyije na mushiki wanjye, iyo muvugana byose mba mbyumva. Mama nta kintu n'iki na kimwe mfite muri iyi si nkunda nka Tania. Nta wundi munezero nsigaranye kuri iyi si uretse mushiki wanjye, kuko ari wowe na data, nta n'umwe uba unyitayeho. Ariko none ndebera, mushiki wanjye waramutwaye. Mama byose wabikoze uzi ko ahari njye nawe tutazigera twongera kubonana, ahari umwe azibagirwa undi, ariko twese byaratunaniye. Mama ndamukunda, uriya ni amaraso yanjye, ni mushiki wanjye, mukunda bya nyabyo kandi nawe arankunda. Ese mama ubikorera iki? Mama nagerageje kukubera umwana mwiza, wankuye mu ishuri ndabyemera, nzi ngahari uzankunda, ariko biranga. Wirukana abakozi bose hano, ungira umukozi wo muri uru rugo, ngira ngahari uzankunda, ariko ntiwigeze unkunda. Mama nakoze byose, nemeye guhara byose, n'ubu nemeye kureka umupira ngahari wenda unkunde, ariko urambwiye ngahari mpfuye nibwo wankunda. Mama nibyo ushaka? Maya turumva ndi gukina nawe. Iyo nkurebye izi kuzimu zirazikuka, iyo nkureba nibuka byinshi, iteka iyo nkubona ndushaho kukwanga. Ivana ati mama uri kumbwira amagambo akomeye, ese kuko uranyanga? Mama unyanga bigezaho? Mama niki nagukoreye? What have I done to you? Nirihe kosa nakoze? Ese wambyaye bigoranye? Wambyaye utabiteguye? Mama nirihe kosa nakosheje koko? Ese naba naravukanye umuvumo akaba ariwo watumye unyanga? Mama niki nagukoreye? Ese nari nkubaganye mu buto bwanjye ntabura? nakosheje iki mubyeyi?
Maya mu burakari bwinshi ahera akamusohora igipangu akamubwira ati mva mu maso ndumva nashaka kubona. Evan abatose kuko mama we yamumennyeho amazi, asohoka afite agahinda n'umubabaro. Yicara hanze y'igipangu intekerezo ziwe zose zikajya kure. Akiri aho ngaho hanyuraho umwana w'umukobwa, ariko yagenda umutima ukanga akagaruka. Aragwa akamubwira ye muntu yewe. Evan ahera ko yubura umutwe akamubaza ati ninjye uri kuvugisha? Ndati yego niwe ndi kuvugisha. Ko mbona se wambaye imyenda itose? Imvura yakunyagiye se? Ko mbona ikirere kimeze neza imvura idaheruka no kugwa? Byakugendekeye bite? Muri se ko mbona wigunze ahangaha? Ndati byihorire ikomereze, gusa ameze neza nta kibazo mfite. Ndati oya ndabona udatuje. Ubundi si wanyu ni hehe? Uru wa hafi ahangaha se? Sorry nubwo nakwibwiye, nitwa Latina. Wowe witwa nde? Ndati njye nitwa Ituze Evan. Latina ati none se Evan, kuki wicaye aho ngaho? Ndabona wagira ngo ufite n'ibibazo. Evan atoya nta bibazo mfite. Ndati none se mu rugo ni? Evan ati mu rugo ni hano. Hano ahangaha se kwa wa mugabo w'icyamamare? Mupfana iki? Ndati ni papa. Ndati wiki? Ari ni papa wawe? None se ubamo hano ba muri iki gihugu bahanze? Ko ntakuzira? Evan ati ni long story Latina. Ahubwo ikomereze njye nta kibazo mfite meze neza. Ati that's okay. None se Evan nizere ko tuzongera tukabonana? Evan atahari Imana nibishima tuzongera tubonane. Ati nahera ko yigendera ariko yiseza avuga ati mbega umuhungu mwiza, aranatuje asubiza neza. Latina akimara kurenga, Evan ahera ko ahaguruka akerekeza mu muhanda, ari nako yivugisha mu mutima avuga ati mama reka nguhe icyo ushaka, reka nkore ibyo wumva wifuza, wambwiye ko uzankunda ariko ntakiriho, reka byose aba ari byo nkora. Evan aragenda agahagarara mu muhanda hafi neza aha bari kureba ibintu byose, akitegereza kaburimbo akareba ukuntu imodoka ziri kunyuranyuranamo zose zihorera n'umuvuduko mwinshi. Aravuga ati man, ahari wenda mu kubaho kwanjye no mu ivuka ryanjye ntabwo byari iby'umugisha nangwa se by'umumaro, ahari ni ibinandikiwe, reka mpfe nigendere. Ari gutekereza ibyo byose, Latina nawe ahera akagaruka
ari kwivugisha atari ku bundi uzi ko ndagashwe gute mura n'umusore mwiza nkuriya mwagenda natwaye namba yiwe. Aragaruka agasanga aho yamusize ntariho, agatangira gushakisha, akamubona yegereye umuhanda. Aza yirukanka amusanga, undi nawe ariko ari kubara imodoka ngo yambukiranye umuhanda. Habura gato ngo ati namugireho, Evan arambuka kandi imodoka ziba ziri kugenda, bagahera ko bamugonga. Byose ati nabibona. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ibya Evan nuko bigenze. Inkuru yitwa warahemutse. Ndumva noneho nta kibazo mfite nabaza kuko birarenze. Hari ikintu kibaho kikarenga ubwenge bwawe. Gusa inkuru irakomeje, yitwa warahemutse. Njye nitwa Atete. Inkuru ninjye yandika kandi ni nanjye wibagiza.